tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Muranyihanganira muri iyi minsi numva cyane cyane ko noneho muri iyi periode turi kwitegura Pentecote. Imana ishimwe, haleluya. Ngira ngo nk'abakristo murabizi ko turi mu bihe twitegura Pentecote. Kuri 28 tuzaba turi muri Pentecote. Imana ishimwe, amen. Abanyamwuka kanaka ni umunyamwuka, ririya torero ni ry'abanyamwuka, uriya mushumba ni umunyamwuka, uriya muririmbyi ni umunyamwuka, uriya arahanura ni umunyamwuka pe. Ariko tugiye kuganira kw'iryo jambo ryitwa umunyamwuka, ubusobanuro butari ubwanje ahubwo ubusobanuro bw'Imana kubyerekeye kuba umunyamwuka nyakuri. Imana ishimwe. Ariko mbere yuko nkomeza mvuga, reka tubanze dusome ijambo. Turasoma ibyanditswe bibiri. Icyanditswe cya mbere turi busome n'ubundi ni icyanditswe twifashishe turi kuvuga ku mwuka wera. Ni ijambo ryo muri Byakozwe n'Intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8. Yego, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, nk'uko umushumba abivuze, haranditse ngo icyakora. Amen. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iri jambo numva twarisubiramo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Reka tuyafatanye n'andi magambo ari muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 17. Matayo 16 umurongo wa 17. Titire iravuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. 17. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mwakire ijambo ry'Imana. Ijambo ryitwa umunyamwuka. Naje kukubwira ko kuba umunyamwuka bitandukanye cyane no kugira impano z'umwuka. Ushobora kugira impano z'umwuka wera ariko utari umunyamwuka. Wavuga ngo ibingibi se noneho ko bijemo confusion. Ni gute umuntu yagira impano z'umwuka yarangiza ntayitwa umunyamwuka? Igihe uhinduka umunyamwuka ni igihe impano z'umwuka wahawe zikomatanyije n'imbuto z'umwuka. Haleluya. Iyo impano z'umwuka wera zikomatanyije n'imbuto z'umwuka wera, icyo gihe uhinduka umunyamwuka. Imana ishimwe. Ariko igihe impano z'umwuka zikomatanyije n'imirimo ya kamere, umuntu ahinduka umunyamubiri kandi afite impano z'umwuka. Imana ishimwe, haleluya. Imana hamwe n'umwuka wera bidufashe kumvira ijambo, kuko tudafite umwanya uhagije wo kugira ngo turisobanure cyane.
ariko birashoboka ko n'umuntu yavuga ijambo rimwe ariko ugasobanukirwa. Imana ishimwe. Haleluya. Birashoboka ko nahanura cyane ariko ntari umunyamwuka, ndi umunyamubiri. Birashoboka ko naba bishop ariko nkaba bishop w'umunyamubiri. Birashoboka ko naba umuririmbyi ufite ijwi ryiza ariko ndi umunyamubiri. Birashoboka ko navuga indimi nyinshi ariko ndi umunyamubiri. Birashoboka ko naba narabatijwe na kera, igipande cyanjye cy'uko nabatijwe rwose kikaba gihari, narabatijwe muri 85 cyangwa nabatijwe muri 96, ariko ibyo ngibyo ko maze imyaka 40, 30, 25, 18 ntago byampindura umunyamwuka. Reka twivuganire rero ku munyamwuka nyakuri. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo 16:17 n'ibyakozwe n'intumwa 1:8. Mu byakozwe n'intumwa ni ijambo tuzi cyane, cyakora muzahabwa imbaraga. Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, baramubwira ngo iki nicyo gihe ugiye kugarurira ubwami muri Isirayeli ukabukura mu maboko y'Abaroma. Bari bazi ko ba Petero bagiye kuba abungirije Yesu kuko babanye nawe, kuko kuva Yesu yabahamagara bakomeje kugendana nawe, buri wese yarazi ko ari intebe agiye kugabana. Muri make babireberaga mu mubiri. Yesu arababwira ngo si ibyanyu ibyo kumenya iby'iminsi n'ibihe. Haleluya. Arababwira ngo mwebwe icyanyu ni uguhabwa imbaraga. Imana ishimwe. Arababwira ngo muzahabwa imbaraga, bari batarazihabwa. Umwuka wera namanuka, ubundi mwuka wera iyo yamanutse, haleluya, imbaraga ziraboneka, umuntu agira imbaraga. Umwuka wera iyo yamanutse, haleluya, hari imbaraga z'Imana zigaragara ku bantu bayo, atari za mbaraga z'iminota 2, atari za mbaraga zo gusimbuka ngo tumene amatara, atari za mbaraga zo kumara amasaha 5 turi kuvuga mu ndimi, ahubwo tujya twakira imbaraga zo guhamya, zo kuba abagabo nyabagabo, zo guhamya imbaraga z'Imana, zo guhamya umusaraba wa Yesu, zo guhamya ubugingo twizeye n'ibyiringiro dufite. Izo nizo mbaraga tujya duhabwa iyo mwuka wera yamanutse. Haleluya. Ijambo ryiza twasomye muri Matayo 16:17 ni igihe Yesu yabajije abigishwa be, ntabwo twasomye duhereye hejuru. Arabaza ngo ariko mwebwe ko mukunda kubana n'abantu, mukunda kugendagenda, mwumvisha abantu bavuga ko ndinde. Bamwe bati bajya bangura Yohana umubatiza, abandi bati bajya bavuga ngo uri Eliya, abandi bakangura umuhanuzi ukomeye. Yesu arabumvira, araje avuga ati se ibyo ngibyo ko ari byo abantu mwumva bavuga, mwebwe tubana, mwebwe turarana, mwebwe tuzamukana imisozi, mwebwe turarana amajoro, mwebwe nkorana ibitangaza, nkora ibitangaza mureba, mwebwe nigisha ijambo muhari, ibyo ngibyo ko ari iby'abantu nababashije nk'abantu bamenya amakuru, mwebwe ubwanyu, haleluya, munyitane. Ngo bararebana, bamwe rero bataramusobanukirwa. Nakubwiye ngo kumara igihe kinini muri church ntabwo ibyo ngibyo byaguhindura umuntu ufite ihishurirwa. Amen. Ushobora kuba mu church imyaka n'imyandika ariko ntahishurirwa, udafite iyujya, utafite iyujya, gusa uzi ko ku cyumweru baza bagaterana, bagatura, bakaririmba, ubundi ukitahira imyaka 20 ukayimara uri muri ako kamenyero. Yesu arabwira ati ngaho noneho namwe nimumbwire uko abantu mwebwe mwambwiye uko abantu banyita kuri mwebwe ndinde. Ngo bamaze gushoberwa, igisubizo cyari kibuze iyo Petero atahaba. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo Petero muzi ko yari yashiraga amanga, byaba byiza byaba bibi byaba bicuramye, ariko yari yavugishaga ukuri kuri mu mutima. Petero aravuga ati uyu mugabo, haleluya,
uyu mugabo wankuye mu burobyi nkabyemera, tukagendana iyi myaka yose. Uyu mugabo wahumuye impumyi ndeba, uyu mugabo wazuye abapfuye ndeba, uyu muntu ntabwo ari Eliya. Ibya Eliya byararangiye kuko basomaga amateka. Arangije aravuga ngo uri Kristo, uri Kristo, umwana w'Imana. Imana ishimwe. Yesu nawe yabaye nk'utangara. Arangije aramubwira ngo si umubiri si inyama. Ntabwo ibyo ngibyo umuntu yabihishurirwa mu mubiri, ahubwo aramubwira ngo Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso bibiguhishuriye, ahubwo ni Data wa twese uri mu ijuru. Aramubwira ngo uhereye none, haleluya, uri Petero. Itorero ryanjye nzaryubaka kuri urwo rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azigera rinyeganyeza. Imana ihabwa icyubahiro. Yemwe barokore, yemwe bene data, nimuhumure, itorero ryubatswe ku rutare. Amen, haleluya. Nimuhumure, imitima yanyu nijya mu gitereko. Itorero ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azabasha kurinyeganyeza. Icyakora amarembo y'ikuzimu ashobora kunyeganyeza bishop utari ku rutare. Mvuze utari ku rutare. Amarembo y'ikuzimu ashobora kunyeganyeza umuhanuzi utari ku rutare. Ariko itorero rya Kristo, haleluya, ariko abahanuzi bubatse kuri urwo rutare, ariko abakristo bubatse kuri urwo rutare, ariko abanyamasengesho bubatswe kuri urwo rutare, ariko abakozi b'Imana bubatse kuri urwo rutare, ariko abaririmbyi bubatswe kuri urwo rutare. Ndababwiza ukuri yuko amarembo y'ikuzimu atazabasha kubanyeganyeza. Haleluya. Umunyamwuka ni umuntu ufite impano z'umwuka akagira n'imbuto z'umwuka. Iyo ni definition mu buryo akantu gato cyane, ariko ngiye gusobanura. Kuvugana ko si ugusobanura. Imana ishimwe, haleluya. Ngiye gusobanura gato uko umwuka yabinganirije. Amen. Umunyamwuka, umuntu uwo ari we mu buryo busa nkaho busesenguyemo gakeya. Amen. Ubundi umunyamwuka ni umukristo ufite ikimenyetso, ni umukristo uri ikimenyetso. Ntitujya tubiririmba, twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azabanuwe. Amen. Y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Amen. Umunyamwuka ni umukristo uriho ikimenyetso. Amen. Ijambo ryarambwiye ngo Imana yatanze impano z'umwuka zitandukanye. Amen, haleluya. Ngo kandi n'izo mpano zijya zikora mu buryo butandukanye, ariko ubwo buryo bwose izo mpano zikoreramo buba ari uburyo bwo kuzuzanya. Amen, haleluya. Noneho rero ngo buri muntu wese ngo akagira ikintu kimugaragazaho umwuka. Haleluya. Umunyamwuka ni umuntu ufite ikintu kimugaragazaho uwo mwuka. Imana ishimwe, haleluya. Birashoboka ko atari uguhanura, birashoboka ko atari uguhagarara mbwiriza, birashoboka ko atari ukuririmba neza, ariko umuntu umukristo w'umunyamwuka afite ikintu, haleluya, gishobora kuba kimwe, bishobora kuba bitanu, ariko wamureba, haleluya, ukabona afite ikimenyetso cy'umwuka kuri we. Imana ihabwa icyubahiro. Ese mukristo we, ikintu kiza kikugaragazaho umwuka w'Imana ni igiki? Amen, haleluya. Twavuze mbere yuko umukristo
umunyamwuka ari umuntu ufite impano z'umwuka zikomatanyije n'imbuto z'umwuka. Imana ishimwe. iyo ni definition yuzuye rwose. impano z'umwuka please imbuto z'umwuka, uwo niwe munyamwuka. ko niko kuri definition yuzuye rwose. Imana ishimwe. Haleluya. Buriya imirima yose cyangwa kadufata ikigereranyo cy'ubusitani. Amen. Buriya ubusitani aho buva bukagera bugira ubwoko butandukanye bw'ibimera buteyemo. Amen. Kandi buri kimera cyose gifite umwihariko wacyo. Imana ishimwe. Haleluya. Nyir'umurima iyo ahagaze mu murima we akabona ikimera cyatangiye kuzamura akarabyo, Imana ishimwe. Haleluya. Akabona akarabyo k'umuhondo, akabona akarabyo k'ubururu, akabona akarabyo ka move, akabona akarabyo k'umweru, akabona amabara atandukanye, umutuku, ahagaze mu murima we. Nubwo ubwo busitani buba buri hamwe, haleluya, ariko buri kimera cyose kiri mu busitani bwe. Amen. Bahereye kare babivuga ngo buri muntu ku giti cye. Amen. Buri kimera cyose n'ururabyo rwayo nibyo bitera umunezero nyir'umurima. Buri kimera cyose n'imbuto yacyo. Amen. Niba yarateye mu murima we amashaza, agateramo ibishyimbo, agateramo soya, ibyo yashaka byose, iyo ageze mu murima, haleluya, anezererwa. Buri kimera cyose atakinezerera yuko yagiteye kikamera, ahubwo anezererwa yuko ikimera yateye cyatangiye kugira uburabyo, ko mu minsi mikeya kizazana imbuto agasarura. Bishyira mu mwuka. Turi mu rusengero, turi abantu 400, ariko Imana iyo yitegereje buri umwe wese, haleluya, igasanga harimo ikimenyetso, tubyite nk'uko twabyise. Imana igasanga hari akabuto gatangiye kwera kuri wowe. Imana irishima ikanezerwa, ikavuga ngo koko, haleluya, muri Rehoboth, muri restoration, mu itorero, mu idini iryo ari ryo ryose, harimo umuntu ufite ikimenyetso cy'umwuka wera. Buri wese ngo agire ikimenyetso kimugaragazaho uwo mwuka. Ese iyo wisuzumye usanga ufite ikimenyetso cyakugaragazaho umwuka utavuze mu ndimi, ufite ikimenyetso cyakugaragazaho umwuka, ngo agakiza k'iki gihe ngo ni mu mutima. Agakiza ni mu mutima. N'ibishyimbo bizerere mu mizi, uzarya imizi. N'ibishyimbo bizerera mu iyo ngiye niyo tuzavana umushogoro n'ibishyimbo hasi. Noneho reka bijye mu butaka, maze uzambwire ngo ni igishyimbo. Nzacyitiranya na soya, nzacyitiranya n'ikindi cyose cyajya kumera nkacyo. Amen. Kuko iyo urebye amababi amenshi abajya kumera kimwe, ariko igitandukanye, ubundi ako kari mu mutima kaseriye tukakabona. Amen. Haleluya. Ariko ngo agakiza ni mu mutima. Ntabwo agakiza ari imyambaro. Nta nubwo naje kuvuga ku myambaro rwose uyu munsi, mwishime munezerwe. Amen. Nta nubwo naje kuvuga rwose ku bitambaro. Oya, sinaje kukwibwirira umunyamwuka. Oya, si ibyo tuvuga rwose. Amen. Ni umuntu ufite ikimenyetso, ni umuntu ufite imbuto y'umwuka. Haleluya. Iyo umwuka ari muri njyewe, amen, arenga kuba mo imbere, yarangiza akazana akarabo, yarangiza akazana imbuto, wandeba ukaba ngo Merve ni umurokore. None se ko tuzi kubireba neza, babandi twita abamurokore, babandi duhina
ariko ukamureba ukafata uriya muntu ni umurokore. Ubibwirwa n'iki? Nuko atavuga. Ubibwirwa nuko hari ikimenyetso byibura kimwe wamubonyeho ukaba ngo meni ibi bimenyetso nta bandi babigira usibye abantu b'abarokore. Rero umunyamwuka ni umuntu ufite ikimenyetso. Nugira ngo twashizwe w'ikimenyetso, ujye ubaza ariko ikindi ho ni ikihe? Ni amahane. Icyo kimenyetso ni cy'umwukara. Twashizwe w'ikimenyetso n'ivangura. Icyo kimenyetso ni cy'umwuka. Twashizwe ibintu byo gusenga byabaye nka ubundi hakabaye kubaho umunyempano n'umunyamwuka. Ni ibintu bibiri. Umunyempano n'umunyamwuka ni ibintu bibiri. Amen. Rero umunyamwuka ni umuntu ufite ikimenyetso uzabona. Haleluya. Ariho ikimenyetso cy'umwuka, ariho imbuto y'umwuka, afite imbuto z'umwuka, uzavuga ngo uriya ni umunyamwuka. Nawe niba kikuriho uri umunyamwuka, nubwo utarerekwa, nubwo utarahanura, nubwo utaravuga mu ndimi, niba uriho ikimenyetso cy'umwuka, niba uriho imbuto y'umwuka, niba hari ikintu cyakugaragazaho umwuka, mwene da uri umunyamwuka. Ikintu cya kabiri cyakugaragaza ko uri umunyamwuka ni umukristo uhorana imigambi myiza yo gukiranuka. Amen. Nanze kuvuga ngo ni umukristo ukiranuka, kuko murabizi ko muri iyi si gukiranuka turi ku rugamba rwo gukiranuka, kuko turasana n'ibyaha, turwana n'ibyaha. Ariko umunyamwuka ni umuntu uhorana imigambi myiza yo gukiranukira Imana. Mu ijambo rimwe, kugira ngo ntajya muri detaye kuri iyi ngingo ya kabiri kandi ebyiri zigihari, ni umukristo uhora usaba Imana imbaraga zo kunesha icyaha. Ubwo se ibyo mbwirije ntago babibyukiyemo abakozi b'Imana bavuga ngo dusabe imbaraga zo kuba muri iyi si turi abakristo, zo gukomeza urugendo? Iki nta nubwo nirirwa ngitindaho. Umunyamwuka ni umuntu uhora usaba Imana imbaraga zo kunesha ikibi. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo nzajya nirata intege nke zanjye, ngo kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire muri njyewe. Aravuga ngo ndetse rimwe na rimwe ibyiza ngambirira gukora ntabwo ari byo nkora. Aravuga ngo ngushije ishyano kuko nturanye na kamere inteza gukora ibyaha. Ariko ageze hirya aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Suko muri iyi si tutari abanyantege nke, tudakora n'ibyaha, ariko dusaba Imana umudatuza kugira ngo tubeho mu buzima bwo guhora twezwa. Niyo mpamvu muri yo mu ndirimbo zo mu gitabo, sinibuka niba ari iz'agakiza cyangwa niba ari izo gushimisha, ngira ngo nizo mu gushimisha, ngo mpisemo guhora nkizwa gashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Ariko muzi ko duhora twezwa, duhora dusaba Imana ngo itwambure ubushwambagara bw'imyambaro yanduye y'ibyaha, kuko duhora twandura. Ariko uhorana imigambi yo gukiranukira Imana, uhorana imigambi yo gusaba Imana ngo uguhe imbaraga zo kunesha. Uyu munsi umunyamwuka ni uwo nguwo, ni umuntu uhari ubwira Imana ngo Mana mfasha kugenda nkijijwe, mfasha kuvuga nk'umurokore, mfasha gukora nk'umurokore, mpa kubaho mu buzima bwo kwezwa. Uwo nguwo niwe munyamwuka. Amen. Ureke babandi babyise ngo kuko bavuze mu ndimi, wa mugani wacu navuze ngo ijambo rimwe gusa ri itarimo kwezwa ni zeru. Ri itarimo kwera imbuto ni zeru. Ri itarimo kwirinda ni zeru. Yari yasajije abantu. Niba ari ri y'umuceri, niba ari ri yo mu Gifaransa, niba ari Ikinyarwanda,
ariko ri itarimo kwezwa, ri itarimo kwirinda, ri itarimo kwihangana, iyo ri nta kikumariye. Amen. Igifite icyo kikumariye ni uguhora ubwira Imana ngo Mana mpakubaho mu buzima bwo gukiranuka. Igifite icyo kimaze ni ukubwira Imana ngo Mana imbaraga zo kunesha ubu bwibone, imbaraga zo kunesha aya magambo yambase, imbaraga zo kunesha aya moko nakuriyemo akaba yarampinduye imbata, imbaraga zo kunesha isi n'ibyayo, kuko namenye neza kwihishirana no kwifuza kwayo. Uwo ni wo munyamwuka. Naho ri uzongeho na ro, ushireho na re, ushireho na ru. Usubire muri gitabo cyo mu wa mbere primaire niba kikibaho simbizi. Umunyamwuka nyakuri ni umuntu uhorana umutima wo kwezwa, ni umuntu uhorana umutima wo kubwira Imana ngo Mana nkura mu bata bw'ikibi. Icya gatatu, Imana ishimwe, icyakora muzahabwa imbaraga. Amen. Umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Aho niho muzaba abagabo bo kumpamya. Yohana yigeze kuvuga ijambo ryiza, abwira abantu bari baje kubatizwa, arababwira ngo njyewe ndababatirisha amazi. Amen. Twese ntitwabatijwe, ndababatirisha amazi, ariko uzaza nyuma yanjye, Imana ishimwe, andusha ubutware. Uwo nguwo azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Arababwira ngo uwo nguwo azeza imbuga ye cyane. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Dukeneye umwuka wera kugira ngo twezwe, kugira ngo dutungane, kugira ngo tuve mu ngeso za kera twabayemo. Nta kindi kintu cyazi gukuramo usibye guhabwa izi mbaraga. Umwuka wera agatangira kugenda gushoboza kunesha. Icya gatatu, Imana ishimwe, umukristo ufite umunyamwuka ni umukristo ufite ubwenge bw'Imana, ni umukristo ufite ubwenge bw'Imana. Amen. Natangiye avuga ngo ni umuntu ufite impano z'Imana z'umwuka wera zikomatanyije cyangwa ziyongereyeho imbuto z'umwuka. Rero ubu bwenge bw'Imana, umwuka w'Imana ni Imana, siko bimeze? Umwuka wera n'Imana ntago batandukanye. Hari Imana, hari umwuka, hari Imana, umwana n'umwuka wera, abo bose ni Imana mu yandi magambo. None se mwari mwabona kuva mwavuka, kuva mwaza muri iyi si, mwari mwabona Imana iteranya abantu ikabiba insangano ikavuga ngo mama Bone, mama Eriva arakwanga? Ngo ubwo Imana iravuze ngo mama Boneri, mama Eriva aramwanga, umuhanuzi akabihanura ngo Imana iravuze ngo mama Eriva arakwanga. Iyo Mana ntibaho. Amen. Imana iteranya ntibaho. Icyakora yakubwira ko abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, yabivuga. Haleluya. Ariko Imana ntizakubwira ngo dore Aline musengana mwicarana muri korari dore arakwanga. Iyo Mana ntibaho. Haleluya. Imana yavuga ati dore umwuka w'inzangano urahagurutse, ariko mwana wanjye urinde umutima wawe kandi ube maso. Ariko iyo Mana ipresiza ikavuga ngo mama Eriva kureba nabi, ngo ubwo ni umwuka wabihishuye. Uwo mwuka ni uw'abazimu. Amen. Imana izi ikavuga ngo urugo wicayemo umugabo si uwawe. Umugabo mufitanye abana 4, umwuka aravuze, ubwo umwuka ni Imana. Mu butayu umugabo muri kumwe si uwawe, Imana igiye kuguha undi. Ariko
iyo mana yo ishaka ko abantu bahinduranya abagabo nk'abahinduranya imyambaro. Iyo mana yitwa imana yahe, kandi yaravuze ngo nkuremeye umufasha ugukwiriye, uwemerewe gushaka ko ari umuntu wapfakaye. Ijambo ry'Imana ribyemera. Imana ishimwe. Ariko iyo mana yo kuhagurutsa umuntu umaze imyaka 15 mu rugo rwe ngo izamuha undi mugabo, iyo mana ni yahe? Ijambo ry'Imana muri Yakobo ryarambwiye ngo ubwenge nyakuri. Amen. Mu bisome ntago nirirwa mbisoma, muri Yakobo 3:13 havuga ubwenge nyakuri ko ari ubwe n'amahoro n'ubugwa neza, amakimbirane n'inzangano duhoramo ntago biturutse ku mwuka, niko n'ijambo ribivuga ngo nimubigira ntimwitirire umwuka. Imana ivugira mu wundi muntu ngo va mu kazi kawe. Haleluya. Va mu kazi uze mu murimo. Uzi ko kubera abantu babuze ubwenge byatumye abantu benshi kubwo kutaba abanyamwuka ngo basenge babaze Imana, byatumye abantu benshi bagera mu maganya, barangiza bakabanga Imana yarabashutse. Ntago Imana ishukana. Imana yakubuza kwiga uri umwana w'umukobwa wiga ugiye kudefanda, nta muhamagaro ukuriho. Sorry wenda kwa mpinduke si mwebwe. Amen. Hari ibintu biza umuntu abwiriza nyine, ariko muri n'abana b'abakobwa beza. Amen. Va mu ishuri ni ku mwuka avuze. Birashoboka ko yaguhamagara, icyo gira bikwibwira ikaguha n'ibimenyetso. Ariko ndabyibuka muri za 96 muri za 2 abantu baretse amashuri ngo Yesu agiye kuza. Abantu bareka akazi ngo Yesu agiye kuza. Abantu bareka guhinga imirima ngo Yesu agiye kuza. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ko Yesu azaza barongora, abubaka amazu bayubaka, abantu baza bari mu buzima busanzwe. Amen. Ariko kubera abantu babuze ubwenge, bahindutse abanyamwuka badafite ubwenge. Ubundi umunyamwuka ni umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Amen. Umunyamwuka ntateranya, umunyamwuka runga. Amen. Umunyamwuka ntagira ubudode, umunyamwuka arasenga. Umunyamwuka ntabwo agira ishyari, umunyamwuka yishimira ibyiza by'abandi. Ariko kubera muri ibi ishyari ryabaye ryinshi, izangano zikaba nyinshi, umwuka wera yaraduhunze dusigarana icyuka. Niyo mpamvu tujya mu butayu bakatubwira ngo umuntu mwicarana uhindure iranje wicaragamo ujye wicara mu yindi, dore mwicarana kuri iranje barakwanga. Nawe rero utari mu mwuka ukajya ureba aba bose mwicarana ukababonamo abakwanga, ahari inyuma wicaye naho hari abantu. Haleluya. Gurisha ibyo utunze, ugenda ujya ibunaka uturanye n'abarozi, ubwo nawe ukagurisha. Ntugurishije ku bushake bwawe, ngo uko umuhanuzi mwahuriye ibunaka utazi ngo yambwiye ngo nturanye n'abarozi ngo kandi ntimukabaranyice. None se aho wimukiye hari ba marayika? Dukeneye kuba abanyamwuka bafite ubwenge. Imana ishimwe. Umunyamwuka nyawe ni umuntu ufite ubwenge bw'Imana. None se kuki tubuze ubwenge kandi tukabyitirira umwuka? Uza amakimbirane ari mu bashakanye kubera ngo abantu bahanuye. Uza amakimbirane ari mu makorari ngo barahanuye. Uza amakimbirane ari mu bakristo ngo umuhanuzi runaka yarambwiye ngo iri torero sinzariboneramo umugisha. Ariko Imana ikubwira ko aho iba utazahabonera umugisha. Iyo Mana ni iyahe? Ririya torero urimo kandi bigezweho, itorero urimo nta mugisha wawe uririmo. None se warije mutese? Niba nta mugisha wawe uririmo waje ute? Iyo Mana yakuzanye kuki itakugumishije aho wari uri? Irya mbere wavuye muvuga ngo nta mugisha uhari, ugeze hano utwitera hejuru urashima ufata mikoro uvuga ko Imana yaguhaye itorero ryiza, ko warose ukarota itorero rimwe abamama batega ibitambaro bambara n'imyenda miremire. Naje kuwa kane mbarebye mbona n'izanzo Imana yambwiye. None se iyo Mana yakugendereye iri kwivuguruza? Ntihashize umwaka ati Imana yambwiye ko riri atari iryanjye, ariko iyo Mana igira indimi 80. iyo Imana ivugi igira indimi zingaye. Barakora biki gihe?
abanyamwuka n'abantu nabo kugendererwa na mwuka wera. umunyamwuka ari umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ubwenge bw'Imana ntibuteranya, ubwenge bw'Imana ntibugira amatiku n'ubudode. Imana ahubwo twayihinduye babyara bacu. Umwuka ni twebwe tuwukoresha. Ibyo nshaka kuvuga nibyo mvuga, kabijyana mu marangamutima atandukanye na Bibiliya. Imana niyo baba bakwanga, Imana ntiyakubwira yuko mama Iriva kwanga, ntiyakuro. Nagiye kubona Yesu ashimwe mukozi w'Imana, ariko nubwo yahishura igapresiza, umwuka wera ntakwemerera gupresiza. Miramunda mwuka wera afite ubugororangingo, niyo mpamvu ari umufasha. Awi mwuka wera afite icyo bita ubugorora jambo, niyo mpamvu ari umufasha. amen. Kuko ibyo duhishurirwa byose siko tubitangaza. Mwuka wera atwigisha uburyo tuvuga, ubwo nibwo bwenge. Amen. Mwuka wera uhagarara mu iteraniro, umugabo ufite abana bari mu iteraniro akavuga ngo hari umuntu hano umusambanyi, nadahaguruka iteraniro ntirikomeza. Iruhande hari abana be, iruhande hari umugore we, si uko yaba atabikora, ariko mwuka wera ntago nabihakanye yuko baba batakwanga, ntago nabihakanye ko baba batakuroga, ntago nabihakanye ko atabafite rwose iyo myuka y'ubusambanyi, ariko mwuka wera ntago yandagaza abantu. Amen. Umuhanuzi ashaka kubibona ati iritanimo abasambanyi, ariko amateraniro narangira umuntu uriho uri muri ibyo bintu yegera abakuru. Amen. None se atari umufasha haba skandari, kuko ibiturimo ni byinshi, no kuvuga ngo ibibarimo kamvuga ibiturimo. Amen. Kuko iyo tubwiriza ntago tuba tubwiriza nk'abamarayika bahagaze imbere yanyu, natwe turi abantu. Mbere yuko mbabwiriza nanjye mba nabanje kwibwiriza. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umwuka wera ari umufasha. Haleluya. Amenya uko agorora ibintu, amenya uko avuga ibintu, amenya uko atangaza ibintu, kandi bigakizaho kwica. None se ngo umuntu arose inzozi, ngo arose inzozi ngo agiye kubona ngo warahuye na mama Erive, ngo bahure muri parikingi, ngo mama Erive amureba nabi ngo ntiyamusuhuza. Akaguhamagara da mukozi w'Imana, Yesu ashimwe. Ko nayo ndose bimeze gutya na gutya, izo nzozi koko zimeze gute? Kandi tuzi ko hari inzozi ziva ku Mana, hakaba hari inzozi ziva kuri Satani. Amen. Hakaba hari n'inzozi z'umuruho. Satani rero kugira kuko yakubuze, Satani hari igihe tubura, akaho kugira ngo mushobore reka mbinyuze mu inzozi, akakugenderera akarakwereka abo mukorana ngo bahinduranya ngo itasi y'icyayi, ukabona ngo basizemo ibindi bintu bisa n'umukara. Kandi ubwo Satani ntashaka kubana amahoro nabo mukorana, yabuze aho yabinyuza. Uhereye uwo munsi rero umuntu akagera mu kazi nta mwaramutse, kandi ubwo ni umurokore. Imana yarabanyeretse, nta Mana yabakweretse. Haleluya. Rero kuko tubuze ubwenge, ariko ijambo ryarate ngo ubuze ubwenge nabusaba Imana. Birashaka ko ufite impano z'umwuka rwose pe, ariko izo mpano z'umwuka nutagira ubwenge ntabwo uzahinduka umunyamwuka, bazaguhindura umusazi. Abantu bazajya bakora ati dore wa muntu uhanura ibintu biterekeranye, dore wa muntu uhorana inzozi za Satani, kubera ko tudafite ubwenge. Ibindi reka mbireke akanyuma. Umunyamwuka ni umukristo wageze ku musaraba. Amen. Nimvuga kugera ku musaraba, ntago ari kugenda wambaye igitambaro nk'iki cyanjye, ntago ari kwambara ibirebire, ntago ari kutavuga, ntago ari kudasurana, ntago ari wa muntu uhora agenda adashaka kuvuga ngo nibwo amavuta atameneka. Umukristo wageze ku musaraba ni mu karirimbo gato cyane abaririmbyi mukanzamurire gato, nicyo gisobanuye umuntu wageze ku musaraba. Iriya ndirimbo yahise aririmbo ivuga ngo ku musaraba, ku musaraba nakuindirimbo nagezeyo miduri
Imana ishimwe. Murabyumvishe ku musaraba nahakuye iki? Nagezeyo mpindurirwa umuntu. Wageze ku musaraba n'umuntu wahinduriwe umwambaro. Komeza. Ku musaraba nahakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa umwambaro, narose umuzigo wanjye, ndababonye ya mitwariragwa, naroseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo. Mwumvishe umuntu wageze ku musaraba ibyo yahakuye. Haleluya! Ngo yahakuye indirimbo, ngo yarahageze ahindurirwa umwambaro. Haleluya! Kuko ko tutakiri abantu ba kera, ahubwo twahindutse basha. Imana ishimwe. Haleluya! Ikindi yahakuye, haleluya, ngo yahakuye umuzingo, ngo kandi yahakuye n'urwandiko. Imana ihabwa icyubahiro, ngo urwandiko rumwinjiza muri rwa rurembo. Haleluya! Umunyamwuka ni umuntu wahindutse rwose. Umunyamwuka ni umuntu wahinduriwe umwambaro, utakiri wa muntu wa kera. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Haleluya! Kandi umunyamwuka ni umuntu wamaze kubona urwandiko, atari rwa rundi rw'agatanga ka mbere. Haleluya! Atari rwa rundi tujya duhabwa iyo tugiye gushaka ibyemezo by'abanyamubatizo, ahubwo ni umuntu uhamya n'umutima we n'ubwenge bwe ko ari mu rugendo rugana mu ijuru. Uwo ni we munyamwuka. Umuntu wese waba uhanura, umuntu wese wavuga ijambo, umuntu wese waba yitwa pa, witwa bi, witwa a, poso n'ibindi, niba uyu muntu adafite urwandiko rumujyana mu ijuru, kandi uru rwandiko n'ahandi umuntu arukura ku musaraba. Mukristo ngo yarawurabutswe ugeze ngo imitwaro yose imuva ku bitugu. Amen. Umuntu utakigendana imanza z'ibyaha. Imana ishimwe. Uririmba ngo narababariwe ubundi umwana w'Imana. Imana ishimwe. Uyu niwe munyamwuka. Itorero ry'Imana ryubatswe ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Abanyamwuka twavuze, abangaba bose guhera kuri iki cya mbere bafite ikimenyetso, abangaba bafite imigambi yo gukiranuka, abangaba bafite ubwenge bw'Imana, abangaba bageze ku musaraba batakiri ba bantu ba kera, batakirererwa mu ndorerwamo za kera. Abangaba nibo, haleluya, nibo bazubakwa kuri uru rutare. Naho imyaka yaza, naho imyuka yatera ari myinshi, naho iby'agakiza byahinduka bitagifite agaciro, abangaba bazakomeza gukomera no ku munsi mubi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Muhabwe izo mbaraga, muzigenderemo, muzuzwe. Haleluya! Mugwize umwuka wera muri mwebwe. Imbaraga z'umwuka wera zituganze, abato n'abakuru, kuko umwuka wera yaraje kandi yaje kugira ngo atubere umufasha. Uyu munsi rero ndabifuriza, nanjye niyifuriza ko duhinduka abanyamwuka, atari amagambo gusa. Ndabifuriza ko duhinduka abanyamwuka, atari indimi gusa. Ndabifuriza ko duhinduka abanyamwuka, atari amatitire gusa, ahubwo